reka tubifurize ibihe byiza abakunzi babizazamenya gize amajwi 0.53 mu gihe Mpayimana Philippe uyu yari umukandida wigenga yari kugenda agaragaza imigabo n'imigambi ye ku
Intara y'Iburasirazuba, ubwo abantu b'Iburasirazuba tubifurize ibihe byiza, ku majwi angana na 78 n'ibice no mu bigoranye biti tumaze kunyuramo cyangwa se tuzanyuramo no mu gihe kizaza. Impamvu niyo ngiyo, cya cyizere navugaga, mba nizeye ko ndi bufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukakikemura mu mahoro. Biteganyijwe ko byibura tariki ya 20 Nyakanga n'ubundi 2024 NEC izatangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite, mu gihe ku ya 27 Nyakanga umwaka wa 2024 ikazatangaza amajwi burundu yo mu matora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite muri rusange. Reka dukomeze tubashimire bakunzi babizazamenya, n'umuntu turakomeza tubagezeho amakuru atandukanye yaba ubucukumbuzi, siyanse, imyidagaduro ndetse n'imikino n'ahandi wabisanga usibye kuri bizazamenya.